ikindi kiranga abo bajenerali ni ukugushyira ku gatebe, kubera ko iyo amaze kwataka nk'aho ngaho byo mu mwiherero byakoreye Nyamvumba, ubwo uzi ko ikiri bukurikireho ari ukujya nyine ku gatebe. Agatebe rero ni ijambo ryavuye muri Uganda, abari abasirikare nyine abo bose bavuye muri za Ruwero bakaza muri Uganda, hariho imyifatire imwe n'imitekerereze imwe n'imikorere ahanini nabyo bagiye bavana muri icyo gisirikare cya Uganda. Akatebe niko mu Kinyarwanda ngo bamuteka akatebe, ngo bamushyize ku gatebe, ukugenda ese kwicara ukayura. Hari umuntu umujenerali umwe wigeze kumbwira, kuko nanjye hari nubwo ntari umujenerali ariko hari igihe ako gatebe nakabayeho igihe gitoya, mvuye hano Washington kuba ambasaderi, hari igihe nicaye ntafite ibyo nkora, na nyuma aho ngiriye ibibazo nyine byo Kagame yavuze ko namusuzuguye, yuko ndi umujura, nariye ruswa, akanshyira nyine muri izo za tribunal za gisirikare. Ari umujenerali wansekeje ati mubwire ati buri ikintu gituma umunsi ugenda vuba iyo uri ku gatebe, ati jya ubara amamoto, ati jya wicara ubare amamoto, ati kuko buriya urabara, ati bigatuma igihe kigenda, ati wabona ndetse ati ubundi ugahindura ukabara nk'imodoka za bururu. Urumva ko hariho bamwe bamaze kuba ba experts bimazemo agatebe igihe kirekire, ariko byaransekeje, ariko bagushyira kuri ako gatebe ukayura ugasonza, kandi nta kintu ushobora kujya gukora. Ntibavuga ngo urajya gukora business mu Rwanda, kuko mu Rwanda za business zikorwa uciye muri cyama, nta kintu wakora. Nubwo waba uri umuganga ntibavuga ngo ugende ujye gushinga cabinet, so agushyira ku gatebe ukayura kugeza igihe uzagenda kumusabira imbabazi. Ikindi ni uko ashobora kuba hanini abo bajenerali aba yarabakriminalije, yarabashyize mu bikorwa by'ubwicanyi, by'ubusahuzi, cyane cyane nyine iby'ubwicanyi, nk'ukuntu abo bose babaye mu bwo byo guhanura indege cyangwa se mu kwica Kabila n'ibindi bikorwa by'ubwicanyi abibashyiramo. Ikindi gihe niyo yabavanye nk'ukuntu nyine abo bose ubu ngubu bicaye, urabona nk'ubu ngubu Banziza baricaye, ba Ndahiro baricaye, ba Keke baricaye, Kayumba yarahunze. Abo basirikare bose aba yarabakoresheje ibyo bikorwa by'ubwicanyi. Ni ukuvuga ngo muri abafatanyacyaha banza ariko tubyita mu Kinyarwanda, ku buryo ntiwanahunga, kuko hanze aha ngaha barazwi, baranditswe, bari baruvunwa, ntiwahunga. Ni nk'aho abatwara muri ibyo byaha kugira ngo hatazagira n'umucika, kuko wamucika se ujya hehe. Ibyo byo gukriminaliza abajenerali kugira ngo babe abafatanyabyaha ni ibintu byakoresha cyane. Ikindi ni uko abashyira muri ibyo byaha byose, yarangiza noneho agakora icyo mu Cyongereza bita blackmail, mu Gifaransa ni chantage, mu Kinyarwanda sinzi uko mubyita Joseph cyangwa 6B. Blackmail ni iki? Blackmail ni nko kubwira umuntu, ni chantage, ni nko kubwira umuntu nyine nzabivuga cyangwa nzakora iki nutaramuka ukoze iki nifuza. Sinzi iri jambo ry'Ikinyarwanda na 6B yadufasha. Nta rimwe Kinyarwanda ryanjye ntabyo, ariko ni nko kugushyiraho iterabwoba nyine ngo nudakora ibyo ushaka nzavuga cyangwa nkora iki, nzavuga cyangwa nzakora iki. Ni igikangisho. Igikangisho, umunyarwanda igikangisho. Ni nk'igikangisho. Urabona nk'ubu ngubu ibya Nyamvumba cyagiye murabyibuka, kesi yo bavuze ngo Keke ndetse na General Muhire nawe uri ku gatebe umaze igihe kirekire ku gatebe,
uwavuye nako ubu ngubu iyo ageze bicara ku gatebe rimwe yabona mbese nta kibazo bazamutera akabavana mu gisirikare akabaritaringa bakava mu gisirikare. ariko gutya ko bavugaga ngo ibintu mbese by'urukozasoni nka biriya bintu byo tujya twumva Yosefu bavugira kuri radiyo Itahuka byo kuvuga ngo umugore wa kanaka agendana n'umugabo runaka, uko burya muri bamaneko ba Kagame baba ari abazwi n'abatazwi, formere cyangwa informere, buri musirikare buri mujenerali aba arimo kurebuzwa undi arimo kuneka undi. Izo za information baba bafite umwe ku wundi, igihe kiragera Kagame akaba arizo akoresha mbese ku gushyira muri iyo situation yo ya blackmail cyangwa chantage y'iterabwoba, akaba ariyo akoresha. niko byagendekeye ba keke na muri iyo affaire yavugaga. ntashaka no gusubiramo kubera ko aba ari n'ibintu by'urukozasoni, ariko n'ibyo ngibyo nibyo bakoresha. igihe cyagera rero kubera ko ubu nta manota uba ugifite kwa Kagame, bakakubwira ngo numanuke ujye muri cyama, manuka ujye muri cyama gutanga ibisobanuro ndetse no gusaba imbabazi. batekereza nta cyaha wakoze, ariko kubera ko nta manota ugifite kwa Kagame cyangwa se kwa madamu we, kubera ko abo banziza bandahiro badani Munyuza n'abandi bajenerali bose baba bafite nk'ipiganwa kujya gucerereza no kujya kukuvuga kwa Kagame, kuko utagifite amanota bakuvuga ngo manuka ngo ujye muri cyama ujye gutora. kera nyine ako kazi kakorwaga inyumba kiriho nyakwigendera inyumba yakoraga ako kazi. François Ngarambe ubu ngubu niwe mbese nawe ukomoka i Burundi, umaze kuri uwo murimo, niwe umaze kuri uwo murimo w'umunyamabanga mukuru wa FPR igihe kirekire kurusha abandi bose. François Ngarambe, Tito Rutaremara n'abandi noneho ukagenda ukajya muri iyo tribunal ya cyama, bakakubwira rwose ko ugomba kwandikira no gusaba imbabazi ku mugaragaro, ugasaba rwose afande ukamusaba imbabazi. abenshi bagomba kubikora kuko ni nko kwigura, nta kuntu utasaba imbabazi, ugomba no kwemera ibyaha bitakoze. ubwo rero iyo nzira yo kujya muri cyama ni kamwe ni bimwe mu gashinyaguro nyine aba bajenerali bagomba gukorerwa. ubundi nyine akakudimobiliza akakuvana muri icyo gisirikare yigeze kubwira agitangira iki kibazo cye na Kayumba. yamaganije inama y'aba officers, arimo kwihanangiriza Kayumba abwira n'abandi ngo abantu ni nko kuvuga ngo nimudakurikiza amabwiriza yanjye mukora ibyo nshaka, ngo nzabavana mu gisirikare, ngo nzabashyiramo imigozi. ngo yavuze imijugunya, ngira ngo azabashyira imigozi ngo nk'umujugunya, ngo bambitse ihene, ngo muvane mu gisirikare cyanjye ngo ujugunye. ngo abandi ngo nzabakandagira, ngo aho muzagera ngo mumera nk'igikeri ngo cyakandagiwe na semitrailer, biriya bikamyo binini ngo kuri korasi kuri kaburimbo, ngo umere nawe tekereza igikeri cyakandagiwe na ziriya kamyo nini ziba zikoreye ibintu, ngo niko azabagenza. ukongeraho rero no kubakubita amakofe. reba uko Kagame angana, agakubita umuntu umurusha ibiro, umuruta n'ubukuru. then uretse kubafunga nk'ukuntu nyine ba Sagara, General Sagara na Batomu by'abagamba bamurereye abana, bakamurindira umugore nawe bakamurinda imyaka, hafi kumupfira imyaka yose. abitwa barugigana murumuna nta kindi azira ni ukuba ari murumuna wa Kayumba. ababishoboye bagahunga, ariko nabo akazabakurikiranayo nk'ukuntu itare y'ukuntu akurikirana aba bantu bose, nako twese ashaka kubica n'abatari abajenerali.
iyo niyo nkuru mu yerekana muri iyo nyandiko. Mu mateka y'isi aba bantu b'ibihangange bahoze ari ibihangange ba Napoleon, ba Julius Caesar n'abandi n'abakorone, haba mu Rwanda iwacu haba ahandi abongereza bari bafite iriya principle yo kuvuga ngo divide and rule, uzana amacakubiri kugira ngo ubutegetsi bwawe bubone aho bugomba gushingira no kugumaho. Ikindi cyo kuvuga ko ibyo ari byose igisirikare cy'u Rwanda kirarwaye cyane kuko igisirikare yakoresheje mu bikorwa by'ubwicanyi cyane, kandi nacyo cyabonye ibibi cyane, cyabonye impfu cyane. Ubundi cyakabaye igisirikare nacyo umuntu avuga ngo gifashwe, abakigize bafashwe kwivura n'ukuntu cyashobora no gukoreshwa no kuvura n'abandi, kuko society nyarwanda twese turarwaritse. Iyo rero ni inkovu zikomeye cyane Kagame atemerera ko abantu bashobora guhangana nazo, uretse ko nawe ari umurwayi niko tubivugamo muri make cyangwa se muri menshi. Ngibyo navuze muri iyo nyandiko 6 TriStar Investments ariyo yabanje ikaza kwitwa Crystal Ventures. Mu by'ukuri nigeze no kuvuga mu kiganiro Joseph arabizi, iyo company nigiye wayinventinze mu mutwe wanjye, niryo zina nijye wari batije wayise TriStar Investments. Ni wayihimbye na New Vision iriya New Times na New Times. Okay, nayo ni wayihimbye. Yes. Okay. Yes. Okay. Urumva? Nuza uwabishyize mu mategeko ni mukuru wanjye Kayima. Abantu benshi muri cyama ntibanabyumvaga, baranabirwanyije cyane, uretse ko Kagame yahise abyumva vuba akabishyigikira, ariko bagahita babimvanaho bakagenda. None ni mu musege mwitwa baginga. Urumva? Icya kabiri cyubajije nta mutu nawe abaza amateka ya Kagame n'umuryango we kundusha ntiwavuga ngo umutungo, ngo Kagame ngo hari umutungo ngo yavanye mu Rwanda ngo awutwara Gahunge aho yakuriye, cyangwa se ngo awuzane Kampala ngo abe yarawuvanye ari umusirikare mu majoro muri NRA, nubwo bari bafite ibyo bakorobozaga nk'abandi bose. Numva ko yari afite ikibanza, afite ikamyo ya Tata, ariko ntabwo Kagame twadutse i Rwanda muri 1994 uvuga ngo hari ibintu umutungo we yavanye nk'uko nabivuze i Rwanda ngo cyangwa se ngo ari uwo yavanye muri Uganda. Ikibazo cyo tuzagerageza kwibaza mu kiganiro cy'ubutaha ni ukwibaza ngo ibi bintu byose asesagura, ibindi agashyira mu mufuka we, ibyinshi yabivanye mu tungo y'Abanyarwanda, mu misoro y'Abanyarwanda, ibindi avana mu nkunga agenda abona hirya no hino yabo afasha mu gutera ibibazo, haba iwacu cyangwa se mu karere cyangwa hirya no hino muri Afurika, cyangwa se aho agenda aguza, uko aguze za World Bank n'iki byose. Yego hari ibyo ngibyo, ariko igice kinini cy'ibintu byo ubukire bwa Kagame aho bushingiye ni ibintu byo yasahuye muri Kongo. Ngira ngo amateka y'u Rwanda niyandikwa neza nyuma ya Kagame, bazajya gusanga ko uko Kagame yasahuye Kongo, uko yishe abanyekongo akica Abanyarwanda, bazasanga mu by'ukuri hari ukuntu bishobora no kuba birenze ibyo wa mwami w'Ababiligi Leopold yakoze muri Kongo n'ibyo yasahuye. Naba nawe hari ibyo yubakishije nyine aho za Antwerp, aho ayo mabuye y'agaciro za diamant n'ibindi byose byo bakora, ariko nta kintu na kimwe cyo Kagame azigira yerekana ibyo yasahuye muri Kongo, uretse kubyicisha Abanyarwanda no kubishyira mu mufuka we. Nta handi byo bizongera kugaragarira. Nicyo ngicyo naba ndangirije. Murakoze cyane.